umutima. Yego. Turi mu minsi y'imperuka, imbabazi zirenda kurangira, amazina y'abihannye ibyaha arimo arandikwa, marayika ushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana ari hafi kurangiza uwo murimo. Uko dutinda kwihana niko imbabazi zirangira. Ushobora gutinda urupfu rukagutungura cyangwa imbabazi zikakurangira, nawe ukagira gute? Ntiwumve iyo mbuzi. Yego. Uwo muntu napfa ngo azapfa agize ate? Azize ibyaha bye kuko yaburiye wagenza gute? Arinangira. Ntiyumva. Arangije arapfa. Komeza mukozi w'Imana. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uwiteka Imana nabahereza umugisha mwinshi kandi umugisha yasezeranije abayikunda, niho umugisha natwe tuba dukeneye. Ntabwo twari duherukanye n'umukozi w'Imana, ariko kubw'amahirwe uyu munsi twongeye kubana nawe. Uraho neza? Muraho muvandimwe kandi mu bwiriza butumwa muri uyu murimo mwiza wiyemeje. Uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Mbere ya byose nagira ngo kumenyeshe ko wambaye neza. Murakoze cyane. Murakoze. Wambaye neza cyane. Reka nereke abakunzi bacu bitegereze barebe yenda kugeza hasi, barebe imirimo y'Imana. Iyo Yesu yahageze ibintu byose bigenda neza kandi bigenda neza cyane. Mwari mumeze mute? Turashima Imana muvandimwe. Imana ishimwe. Ihabwa icyubahiro cy'Imana. Tubonanye busa naho bugorobye, ariko turizera neza ko umwanya muto dufite tuza kuwubyaza umusaruro. Reka tukwakire usuhuza abakunzi bacu nurangiza usenge Imana. Reka dusuhuze abakunzi bacu, inshuti zacu ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ziri mu bihugu bidukikije. Turabashuje tubishimiye tubanezerewe cyane. Imana ibahe umugisha bene data. Dusuhuje abadiaspora nyarwanda bari hakurya hariya, turabashuje kuko tubakumbuye, turabanezerewe kandi turabahobeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Karibu n'isengesho. Data mwiza ukiranuka kutubeshaho, udukunda ukiranukira kutubeshaho, Imana yo mu ijuru yahanze byose, ivuga bikabategeka bigakomera, tugaha icyubahiro muri umugoroba ndetse n'iteka ryose izina ryawe rishimwe. Turi imbere yawe abana bawe. Muri uyu mugoroba tugiye gukora ikiganiro na mwene data. Turakwinginze ubane natwe, ingabo zera z'abamarayika zitacumuye zitugote. Ku iherezo ry'iki kiganiro turongera dushima izina ryawe. Ubane natwe tugire neza kuko udukunda. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikintu cyose gikozwe mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se mu butware bwe, ikintu cyose kigenda neza kandi turabizi, turabyizera cyane 100%. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezaho icy'Imana cyangwa se message Imana yaguhaye kutugezaho. Murakoze cyane mwene data mukozi w'Imana. Tugiye kuganira amagambo muri uyu mugoroba. Amagambo avuga ngo ijuru ryahumuye twatashye. Ijuru ryahumuye twatashye. Aya magambo niyo nshaka ko tuganira. Yego. Ndashaka ko unsomera mwene data amagambo aboneka muri Ezekiyeli 33, uhere ku murongo wa 8 ugeze wa 11. Twumva amagambo ahari. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiyeli 33, turahera ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Nimbwira umunyabyaha nti, siho? Niho. Wa munyabyaha we, gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nyabaza, ni wowe nzayabaza. Ndashaka tugendane. Yego. Tuganire mukozi w'Imana, tugendane kandi dusobanure aya magambo abantu bayumve neza. Ijambo riravuze ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa ko ntago uzagera gute? Gupfa kuzapfa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yego.
ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. wowe munyabyaha niba kuburira ngo wihane ukanga ukanangira, nupfa uzapfa uzize ibyaha byawe. Ariko nuhindukira ukava mu nzira zawe mbi, komeza. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire umuryango wa Isiraheli uti, uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho, kandi bitwica nabi. None se twabasha dute kubaho? 11 ubabwira uti, umwami w'Iteka aravuga ati, ndirahiriye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe? Ijambo ry'Imana riravuze riti, kuki mwarinda gupfa mw'ab'inzu y'Imana mwe? Nimbwira umunyabyaha ni gupfa kuzapfa kuko wanze kwihana, uwo muntu agapfa, apfa azapfa yizize. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ijambo ry'Imana rirongera riti, nahindukira akava mu nzira ze mbi akabaho, icyo gihe uwo muntu azakira, nakira kandi azaba akijije ubugingo bwe. Niyo mpamvu rero dufite inshingano yo kubwira abantu, tukababurira inkuru nziza yuko ijuru ririmo guhumura, dukuriye kuritahamo. Abanyabyaha tubabwire bahindukire, nibamara guhindukira baze dufatanye urugendo. Ni urugendo kandi ni ishuri, vuba cyane bidatinze tugiye gutaha. Amina, haleluya, haleluya. Mwakoze cyane. Hariya mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 haravuga ngo, aya magambo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru. Mukozi w'Imana, pasiteri, muyobozi, ufite inshingano yo kubwira aba bantu bagahindukira bakava mu byaha, bakava mu nzira zabo mbi, maze bakazabaho. Ni inshingano yacu kubabwira. Ezekiyeli ho havuze ngo, hariya muri Ezekiyeli, muri Danieli, havuga muri Danieli 11:3 turavuga ngo, abahinduriye benshi kuba bakiranutsi bazarabagirana nk'isanzure ryo mu ijuru, ryo mu mucyo w'ijuru. Kubw'iyo mpamvu muri Ezekiyeli ho haratubwira hariya igice cya 2 umurongo wa 5 ngo, ugende ubabwire naho bakumva naho batakumva, ariko bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Niyo mpamvu dufite inshingano yo kubabwira, bakumva cyangwa bakanga. Umuntu uzarimbuka yizize. Dufite inshingano yo kubabwira. Hepfo hano hariya muri Ezekiyeli 18:27-28 umunyabyaha nava mu byaha bye yakoraga akihwitura. Hansomera wa mfura we, hansomera abantu bataze kugira ngo turababwira amagambo uko twiboneye, turababwira ibyacu. Ezekiyeli kangahe? Hariya 18:27 ndetse n'umurongo wa 28. 18 inshingano yo kubwira abanyabyaha bakabyemera cyangwa bakabyanga. 18 umurongo wa kangahe? 18:27-28. Yego. Hagera uhasome wa mfura. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Maze kandi umunyabyaha nava mu byaha bye yakoraga agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, azakiza ubugingo bwe. Amena. Kuko yihwituye akava mu bibi bye yakoze byose. Nukuri azabaho, ntabwo azapfa. Amina. Ndafashijwe. Munyabyaha nahindukira akava mu bibi yakoraga, akareka inzira ze agahindukira, azabaho by'iteka ryose. Icyo twifuriza buri muntu wese, erega burya twese turi abanyabyaha, ariko twagiriye ubuntu kubw'igitambo cy'Ikaruvari. Igihe amaraso ya Yesu ameneka, twagiriye ubuntu butangaje kugira ngo tuzibonere ubugingo. Ijuru riradutegereje rero kandi riradukumbuye. Nimuze nimuhindukire bene data, nimuze twitahire, dore tugiye gutaha. Amina. Turabingingira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mukabwanga. Hari igihe muzabwifuza. Abanyabyaha
abanyabyaha turabatega amatwi ariko Pawulo ati erega ubutumwa bwiza bw'ubwami burya ntibunkoze isoni. Ubutumwa bwiza bw'ubwami twebwe ntibudukoze isoni iyo tubwira abantu ngo bahindukire bave mu nzira zabo mbi maze bazabeho. Pawulo niko yatubwiye mu nkuge ya Nowa, yingingiye abantu kumufasha kubaza inkuge baranga. Inkuge iruzura, arabengingira ngo baze bayinjiremo, abantu baranga. Imvura iguye bifuza kuyinjiramo. Hari igihe kizagera abantu b'Imana batubwiriza bakanga kumva, bazifuza kwinjira mu nkuge cyangwa bazifuza gukizwa bitagishoboka. Ariko uyu munsi wa none dufite umudendezo wo kugira ngo twihane, nitumara kwihana bizatubera amendezo kuraga ubwami. Haleluya. Amen. Amen. Hera mu miryango yawe rero ubabwirize bareke ibyaha byabo. Inshuti n'abavandimwe ubabwirize, ubabwirire inkuru nziza y'agakiza, dore ubwami bw'Imana bugeze hafi. Iby'imitato bigiye kurangira, iby'imyidagaduro bigiye gusimburwa n'amarira. Isaha y'ubuhanuzi iratwegereye, itwereka ko nta gihe gisigaye. Ubu turi mu gihe cy'ishungura, dutegereje ifirimbi ya nyuma, umuntu wese akamenya uruhande aherereyemo. Kugira ngo rero turumenye nuko dutangira kwitegura ubu ngubu. Twamara kwitegura iyo firimbi ya nyuma kazavuga hari aho duhagaze. Ndabisabira buri muntu wese utwumva, udutega amatwi, uri muri iki gihugu, uri hanze y'igihugu, kugira ngo iyi myiteguro tuyitegure bityo twe munsi wa none bizatubera amendezo yo kuraga ubwami. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ni wumva ijwi ryayo, nyamune kuramenye ntiwinangire. Niyo mpamvu twinginga buri muntu wese, mukozi w'Imana nawe ndabizi ujye ubivuga ukababwira aba bantu ne batubare bahinduki, kuko igihe cyaturangiranye inshuti. Nimuhindukire tugiye gutaha, bwoko bw'Imana nimuhindukire tugiye gutaha. Turabinginga ngo mureke ingeso zanyu mbi, mureke ibyo murimo, kuko tumaze gusoma ngo iby'imyidagaduro bigiye guhinduka amarira. Ibyo twishimagamo tuzi yuko ari umunezero ni uw'iyisi ishira, isi igiye gushirana no kwifuza kwayo. Nimuhindukire mu izina rya Yesu turabinginga kandi turabasengera ngo muhindukire muze twitahire, kuko tugiye gutaha mu izina rya Yesu. Reka turangize iki kiganiro igihe umukozi w'Imana ashobora kumbaza ibibazo, ariko ntaragisoza. Reka turangize tubifuriza guhindukira kugira ngo muve mu byo murimo, tuzaraga ubwami bw'Imana. Uko niko gusenga kwanjye, mbasengeye none n'iteka ryose mbifuriza guhindukira, kuko ijuru ryaduhumuriye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Umuntu yakwibaza ngo iyo ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi utanze buvuze buti nyamara ibyari imyidagaduro cyangwa se umunezero ibyo byose bigiye kurangira, kandi mu by'ukuri abantu benshi ntibajya bashobora kubyumva. Twizere neza ko bashobora kumva kurenza uko kubwana, ukabaganiriza ukabavugisha bakumva ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu, ntibaburebe igice bakabukurikirana. Umwuka w'Imana yakugezeho ntushobora kwininira, uko ni ukuri kwishora byose. Hari abantu benshi bajya banga kwakira umwuka wera w'Imana, banga no kumwumvira rwose, ndabazi. Ndetse kuko iyo urebye usanga hari igihe cyageze Imana itegeka Nowa kubaza inkuge, ariko iramubwira ngo burira igihumeka cyose. Twabonye abantu binangiye ariko inyamaswa zo zirumva. Ese ubu uyu munsi wa none kw'Imana itagihinduka, twizere neza ko noneho ubu bashobora kumva, cyangwa se yenda hari abagomba kumva, cyane cyane nk'uko bajya bavuga ngo abazajya mu ijuru baranditse. Buri muntu wese ashobora kwiyandikisha uyu mwanya, ahindukiye akava mu byo arimo. Ashobora kwiyandikisha mu ijuru rikandika, kuko nasomye amagambo avuga ngo marayika yandika igikorwa cyose n'imvugo yose umuntu avuga, ibyo bintu bikazibukwa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ushobora kwiyandikisha mu bitabo byo mu ijuru. Abantu bo ku bwa Nowa rero barinangiye, ndetse ryinjiye bangahe niba wibuka mukozi w'Imana? 8 bonyine. 8 nibo binjiye. Inyamaswa zirinjira, ziremera, zirumva, zirinjira. Abantu barinangiye. Mfite ubwoba ko n'uyu munsi abantu b'Imana binangira, bashobora kwinangira, bashobora kandi n'ibinangira baratungura. Imana dutabare cyane. Uyu munsi ngenge nibaza ni ukubera iki ubutumwa buvugwa buri munsi, haba ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu hose ubutumwa bukavugwa, ariko tukabandanya kubona abantu bakora ibyaha, ndetse tukabonamo nabo mu nzu y'Imana. Tukibaza ngo ni iki kintu cyatumye ikiremwa muntu. Ejo bundi nende kuganiriza abantu amagambo y'Imana, babwira bati Imana iricuza, kandi ikicuza cyatumye irema umuntu. Ni ukubera iki abantu
batabona ko Imana iri kugenda itanga amahirwe kandi ko n'isi izashirana no kwifuza kwayo. Umva mukozi w'Imana, Yego. ni inshingano yacu uyu munsi wa none tugihumeka. Haleluya. Niyo mpamvu twongeye gusaba abantu bari hanze mudufashe uyu murimo tuwukore. Yego. Niba mudashoboye kuwukora mudutere inkunga tuwukore. Tubabwire naho bakumva naho batakumva, niko Ezekiel yavuze. Yego. Ariko bazamenya ko umuhanuzi yarari muri bo. Turacyafite inshingano yo kubabwira byanga byakunda. Tuzakomeza kubivuga kugeza tuvuye mu mwuka. Bikongera bikambabaza cyane iyo mbonye abitwa ko ari abavuga butumwa bwiza batakaza igihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza, ugasanga bari kuvuga ibidafite umumaro. Ese ni ukubera ko abantu batacyumvira umwuka wera? Hari benshi bavuga ko Imana itakivuga. Imana iravuga cyane, abandi bakavuga bati nta bakozi b'Imana bakiriho. Kubera iki? Bamwe muri twebwe nitwe barushaho kugenda batukisha Imana. Ahubwo njye navuga ngo Imana ihere kuri bamwe muri amena, ihere kuri njye nawe, kuko natwe turi nkabo. Cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ngo twari nkabo, ariko noneho yaratuzahuye. Yego. Idukura mu byo twari turimo. Umunsi wa none turasaba Imana ngo idushoboze, iduhe umwuka muziranenge, itubashisha gukomeza kuyivuga no guhindukira tuyifashijwemo na mwuka muziranenge, ngo dukore ibishimwa, tuvane ibigawa mu bishimwa, dukore ibyiza gusa kugira ngo abantu b'Imana baturebe. Iryo jambo ryari inyubaka mu magambo yose nsoma muri Bibiliya, aho Imana yabwiye Yeremiya, nukura ibishimwa mu bigawa uzamera nk'akanwa kanje, kandi uzansaba icyo ushaka cyose uzagihabwa. Ni byiza ko abantu basaba bamaze gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo bamere nk'akanwa k'Uwiteka. Ni nayo mpamvu abantu benshi basaba ntibaronke. Ni ukuri. Bivuze iki mukozi w'Imana? Bivuze yuko twebwe dukwiriye gusa n'Imana. Ntabwo ab'isi bakwiriye kutwigiraho, ahubwo ntabwo dukwiriye kubigiraho twebwe. Bo bakwiye kutwigiraho bakadusoromaho imbuto nziza. Niyo mpamvu na wa wundi uvuga ko ari umukozi w'Imana akwiye kwera imbuto nziza zibereye uwihariye, kugira ngo nabo babana bamusoromeho imbuto nziza. Ngo nuko nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so. Niyo mpamvu natwe rero tugomba kubwiriza ariko twaranahindutse. Haleluya. Kubw'iyo mpamvu tugomba guhindukira tukava mu byo turimo. Mureke twe gusa n'ab'isi, ahubwo dukore nk'ab'ijuru. Dutegereje mwene data. Ijuru yadutegereje. Haleluya. Amena. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndafashijwe cyane kubwira ijambo. Nanjye nafashijwe mwene data. Kandi mu by'ukuri birakwiye ko abantu bakwiye kujya batekereza bagashyira muri logique, bakibuka umuremyi. Ni ukuri. Bakibuka umuremyi. Hari ijambo nasomye naryo rinkora ku mutima, ahandi Imana ivuga ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana we yose, ngo ariko njyeho sinzakwibagirwa, sinshobora kukwibagirwa. Sinzakwibagirwa iteka ryose. Ibyo Imana yacu biraryoshye. Imana ni nziza. Kandi muvandimwe, turamutse tuganira iby'ijuru, hari igihe nzabaganiriza ubwiza bwo mu ijuru nasomye mu ijambo ry'Imana, tukariganira. Iyo uganiriye ibyiza byo mu ijuru, reka ndirimba akaririmbo kamwe. Karirimbe. Iyo nekereje ubwiza bwo mu ijuru, numva nezerewe mu mutima wanjye, nkabura nuko nabisobanura namba, kuko birenze ubwenge bwanjye. Iyo ntekereje ibyo mu ijuru nkabitekereza birandenga. Pawulo yaranditse aravuga ati iyo mbitekereje birandenga sinabona uko navuga ubwiza bwo mu ijuru. Amina. Maze aravuga ati cyampa nkazabayo nawe ukabayo, tukaba muri uwo munezero utazashira. Kandi ibyo bintu ndabyifuriza buri muntu wese w'umunyabyaha nkanjye. Hagiriye ubuntu. Nimvuga ngo ndi umunyabyaha, umuntu wavuze ngo nta munyabyaha. Mu Rwanda rw'abikora n'igice cya 7 hariba nibuka sinibuka umurongo sinawo shize mu bwonko, haravuga ngo kuba yizera Imana ikirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Kubera iki? Bibwirizwa n'abanyabyaha bagenzi babo. Ariko abanyabyaha bagize bate? Bamaze kwakira agakiza, bemeye guhindukira bakava mu nzira mbi, bagakora ibishimwa, bakavana ibigawa mu bishimwa. Abo banyabyaha rero babasha gufasha abanyabyaha bagenzi babo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nge nawe nkwifuriza guhindukira, tukava mu bibi turimo, tugahindukira, tugakora ibishimwa, ijuru rikatwishimira, bikazatubera mendezo yo kuraga ubwami bw'Imana. Ndifuza ko Pascal nzaba nicaranye nawe mugamo. Nanjye ndabyifuza mu izina rya Yesu, kandi twizera neza ko ndifuza ko nawe tuzaba twicaranye mu rugama rwo mu ijuru, tuganira ibyatubayeho turi mu isi, twishimira Imana, tuyiha icyubahiro, tuyibwira tuti igihe twari mu isi tuganira imibereho ya twari tubayeho, ijuru ryaradusanze riratuzahura riradutabara. Uyu munsi twicaranye mu rugama rwo mu ijuru. Amen. Imana izatwishimira iririmba. Amen.
urakoze cyane, reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije. Ariko mbere ya byose, umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kukuvugisha akaba yakubura, nyemerera aka kanya utambutse nimero yawe ya telefone, cyane cyane igaragara kuri WhatsApp, numara kuyitambutsa usenge Imana. 07 88 25 92 00. Yego, isubiremo. 07 88 25 92 00 cyangwa 0723, iyo ni ya Tigo. 0723 62 20 46. Urakoze cyane, karibu n'isengesho. Abantu bose bazabasha kutubona bazatuvugishe kugira ngo tubashe kubasengera, tubashe kubishimira, batubaze ibibazo cyangwa se badusabe ibyo bifuza, dushobora kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusengere ugira rugize byose. Yego. Data mwiza ukiranuka, utuye ahategerwa n'inkozi mu rugango no mu ijuru, kandi uradukunda turi abanyabyaha, ukatwishimira, ukatuha icyo kurya, ukaduha icyo kunywa, ukimira yuko imyaka yongerwa ku kubaho kwacu, ukishimira ko tugukorera umurimo tukiri muri iyi si. Ni ukuri turakwinginze, uyu murimo twawisemo kandi ntituzicuza, uduha imbaraga ya Mwuka Muziranenge itubashisha kukuvugira kugeza ku munsi wo gucungurwa. Naho twava mu mubiri tuvemo turi abantu b'Imana bashimwa, ijuru ryishimira. Nugaruka tuzishimire kubana nawe Data, bana natwe kandi udushoboze. Nongeye gusengera umukozi w'Imana Pascal witanze, agatanga ubutunzi bwe, agatanga ubushobozi bwe bwose kugira ngo uyu murimo w'Imana ujye mbere. Turakwinginze Data, ujye umuha imigisha itagabanije, kandi n'abantu batwumva bakishimira ko dukorana nabo ujye ubaha umugisha kugira ngo badufashe uyu murimo urangire, dutahe dusenze Imana yo mu ijuru, tuzi yuko iri butwumve kandi igasubiza, biciye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane wowe wari udukurikiye. Hamagara umukozi w'Imana musengane, agufashe kandi akugire inama, kuko n'umwe mu bagabo bagihagaze neza, kandi ndabizi neza ko muzambwira uko bizaba bimeze, kandi ndabasabye kugira ngo mumuhamagare rwose abafashe muri uru rugendo. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment, ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare. Ukeneye kudushyigikira, nimero urayibona aho ngaho, dushyigikire, ntacyo bitwaye. Imana izaguhereza umugisha. Shalom. Nakoze cyane.